I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit. Nimba ibyifuzo byawe bigaragarira amaso y'abantu, Imana yo ntibizi. Ibyifuzo byawe bikagaragarira amaso y'abantu, Imana irabizi. Ibyo byifuzo ntibyotegeka. Ibyo byifuzo mwami Imana ntibyohagarara imbere yawe. Rero abavuga ngo turaziranye bakabwira abandi ngo nje nziranye n'Imana, Imana itabara. Ibyifuzo byawe bigaragara bifatika bivuga ngo tuzi Imana, gituma ukomeza ukavuga ngo turaziranye. Iyo ni sinye yuko udatinya Imana. Kira. Iyo ni sinye yuko udatinya Imana. Kira. For the flesh lusts against the Spirit, imbuto, and the Spirit against the flesh, and these are contrary. Tasa muri ibi hari ntazo ngo tuve mu mwuka ngo tuganire mu mubiri. Uko no kuvuga gute? Igikuru ni ibyo ngibyo tugende tubyirinde. Tuve mu mwuka tuganire mu mubiri. Muhakoreke muraganirira ibiki mu mubiri? Niki cyo kubaka cyo mu mubiri, kuko icyo umwuka gikora hose. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, ariko nimuyoborwa n'umwuka, you are not under the law. Nta mategeko abagenga. Now, the works of the flesh are evident. Ngo dore ngo nibigaragara. Imirimo ya kamere iragaragara. Which are idolatry, fornication, ababihagazemo. Idolatry, abagendera muri idolatry, gucana inyuma, ubusambanyi, outside of marriage, uncleanness, kutezwa k'uburyo bwose. Ibi ngo ni ibigaragara bivuga ko utari mu mwuka. None gute wiyita inshuti y'Imana itarabyemera? Kandi Imana niyigira uruhare rw'abitiriwe ubucuti nayo. Dukizwe. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions. Ibyo nabyo ntabwo byoroshe, nabyo birakomeye mu by'umwuka yanga bidafitanye isano nayo. Dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and all the like, of which I tell you beforehand. Ngo mbibabwiye hakiri kare. Imana izivuga, kandi igihe cyose Imana ivuze izivuga ihamagarira abantu inzira nziza, irangiza ikabivuga cyane ibima inzira mbi. Ibi I tell you beforehand, mbibabwiye hakiri kare, just as I also told you in the past time. Kuko nabibwiye, ibi mbabwira none ni ibyisubiramo nababwiye byo kuvuga ngo abakora ibi, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ngo abakora ibi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. But the fruit of the Spirit is love. Abantu bazabibesha ngo urukundo ruharuvugwa hano ngo ni urwo gukunda abantu. Urukundo ruvugwa hano rufite order, ni urukundo rw'Imana hakabona kuja abantu, niho huzurira amategeko no kumvira Imana. Apana urukundo rwo gukunda abantu utahawumvira Imana. Ibyo bitsindwe. Akavuga ngo but the fruit of the Spirit is love. Apana love of self, apana urukundo rwo gukunda abantu Imana utakifite. Murangiza ukaza wiyitirira uw'Imana ngo ubwo wakunze abantu kandi Imana utarayikunda. Ubwenge buza bumenya ikiza mbere. Ubwenge bw'Imana buza bumenya ikiza mbere. But the fruit of the Spirit is love, joy,
peace, long suffering, byose byubakiye mu guhagarara gusabwa abakristo kwikigera Imana ibashaka when they stand and are weighted by him. Iyo bahagaze ikabashira ku munzani, ibyo nibyo bibagwa. Urukundo rubagwa iyo rwashizwe ku munzani n'Imana. Ibyishimo by'agakiza ntabwo ari ibyishimo twishakamo, ibyishimo by'agakiza. Peace ni amahoro imbere y'Imana. Peace with God. Aya mahoro hagati yawe n'Imana niyo abanziriza amahoro y'abandi. Hakaza long suffering, kwihangana, apana kwihanganira abandi mbere yuko wihanganira iby'Imana igutegeka. Wihanganira inzira z'Imana, gukiranuka kwayo. Uzi ko abantu batihanganira gukiranuka kw'Imana, batazi ko kunahaba. Gukiranukira Imana kudusaba kwihangana, kandi tutarakwihanganiramo ngo dukiranukire Imana muri ibyo, nta kwihangana kundi twugira, tuza tureka kwibesha. Ikindi, kindness, ubugwaneza, faithfulness, ibi byose, kuba umwizerwa. Ntiwaba umwizerwa ku bantu utaraba umwizerwa ku Mana. Ibyo ntibyumvikana ngo ubwenge buzamenya ikiza imbere, the order of things. Oh, teach us to number our days, God, that we may have a heart of wisdom. Uyu mutima wo gushira Imana imbere. Twebwe turi bande bo kuvuga ngo turabanza iki? Igihe cacu kigoretse inzira, dukire kuri ibi byose. Gentleness, self-control, against such things, against such there is no law. Nta tegeko ribihana iyo byabanje guhagarara imbere y'Imana, iyo bivuye ku Mana. Kuko we reflect icyo turi ku Mana nicyo duha abandi. Uwo turi imbere y'Imana niwe twereka abandi. Atari uko tibyoroha byumvikana, tibyoroha byumvikana. Niyo mpamvu abakristo ba kera na Yesu ubwe bakaza babika ikimenyetso kigirwaho impaka bitewe n'umuntu. And those who are in Christ have crucified the flesh. Nk'abari muri Kristo, ibyaha, ibyifuzo bya kamere birabambwe, barabitanze. They no longer exist. And those who are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, nimba tugendana n'umwuka, if we walk in the Spirit and we live in the Spirit, nimba ducumbikiye umwuka nk'inzu y'umwuka nibo turi. If we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Ngo duture mu mwuka, ngo kandi tugendere mu mwuka, apana kuvamo ngo tuve mu mwuka, ngo tuje mu mubiri, ngo tuganire mu mubiri. Ibyo bibaho, dukorere mu mubiri. Ubwo bwenge bushaka n'ubuke, uko kumva kuruta uko kumvira mu mwuka n'ukunyabake. Ni kibi bintu turi mu gusohora mu kanwa kacu, bikihakana Imana, bikagwanya kwizera kwacu. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo if we live in the Spirit, ngo nimba dutuye mu mwuka tugenderemo, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Ibindi byose tubireke, ariko tugendere, tuyoborwe n'umwuka, tube mu mwuka, tureke kuvamo. Kandi ntabawubika ngo yarari mu mwuka. Tuhoramo. Ijambo ry'Imana rituganze.